Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo. Ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco. Wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Hamagara kuri iyo nimero maze muganire muhuze nawe agufashe. Yakinye filime zitandukanye harimo City Med, Intare y'Ingore, Seburikoko, Impeta yanjye, Gira amata n'izindi nyinshi zitandukanye. Yitwa Asia Mutoni, akaba ari umukobwa w'umunyarwandakazi wabaye umugore. Mwaramukunze cyane, mwakunze ibihangano bye bihanganye ubuhanga. Asia Mutoni yakoze byinshi cyane, byinshi mwagiye mukunda. Asia Mutoni yabonye ibihembo byinshi bitandukanye byagiye bituruka mu mwuga wa sinema. Asia Mutoni kuri uyu munsi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yibanira n'umugabo we wamusabye akamukwa. Umugabo we akaba yitwa Uwizeye Mohamed. Asia Mutoni tugiye kubabwira byinshi cyane, ariko nyuma yo gushaka umugabo aravuga ati nagize urugo ruteye irungu, nagize irungu. Byinshi tugiye kubavira imuzi, tubagerere imuzingo kuri byinshi bivugwa kuri Asia Mutoni. Ndabizi ko mukunda muri benshi, munyemerere rero tuze twinjirane, ariko banza wumve aka kantu. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo. Ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco. Wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Hamagara kuri iyo nimero maze muganire muhuze nawe agufashe. Yakinye filime zitandukanye hano mu Rwanda. Yakinye muri City Med, Intare y'Ingore, Seburikoko, Impeta yanjye, Gira amata n'izindi nyinshi cyane. Yitwa Asia Mutoni, umukobwa wakomeje gutangaza abatari bake kuri buno butaka dutuyeho. Asia Mutoni akaba uyu munsi abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari kubana n'umugabo wamusabye akamukwa, umugabo witwa Uwizeye Mohamed. Asia Mutoni yabonye ibihembo byinshi cyane bitandukanye byagiye bimwubaka uko bucya nuko bwira. Wamaze kubyumva, indirimbo wumvise ni ya Asia Mutoni. Kuri mwe abenshi ntabwo mwari muzi ko Asia Mutoni yabaye n'umuhanzi. Byinshi tugiye kubibavira imuzi, tubibagerere imuzingo ku buzima bwa Asia Mutoni nyuma yo kuba umugore, aho agira ati nagize irungu rikomeye cyane. Asia Mutoni wavuzweho byinshi cyane akiri umukobwa, wavuzweho byinshi byagiye bitangaza abantu, wavuzweho byinshi bitagiye bivugwaho rumwe. Asia Mutoni wavuzweho ko yari umukobwa w'ikimero gitangaje kandi gikurura abagabo batari bake. Asia Mutoni yagiye avugwaho byinshi bitandukanye, aho yavuzwe kuba yaragiye arya amafaranga y'abagabo batandukanye cyane. Ntabwo byaba igitangaza ku mukobwa w'umusitari ukiri muto ufite ubwiza burangaza nka Asia Mutoni kuba yavugwa ko yagiye arya amafaranga y'abagabo benshi cyane nk'uko byagiye bigaragara. Kandi Asia yagiye abyivugira, yaravuga ati abagabo benshi bari bazi ko ngiye mpongererwa cyangwa se mpabwa amafaranga bagamije kunsambanya. Mu by'ukuri abenshi nagiye nyafata, nagiye nyarya, ariko nta n'umwe wigeze ubona icyo yifuzaga. Asia Mutoni wavuzweho byinshi kuri iyo ngingo, maze nawe rwose ntiyatinda kubyemeza ko ayo mafaranga yagiye yafata, ariko ahanini abagabo baba bayatanga rimwe na rimwe akabafata nk'abantu badafite ibitekerezo bizima, cyane ko babaga bafite icyo bamushaka. Akavuga ati rero nanjye nk'umuntu w'umukobwa kandi uzi agaciro k'amafaranga narayafataga, ahubwo ibyo bari bantegerejeho bakabibura. Asia Mutoni umukobwa wavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe. Nyuma umuryango cyangwa se ababyeyi be
bakaza kwimukira mu mujyi wa Kigali. Bivugwa ko Asiya yavukanye n'abana 8, akaba ari umwana wa kabiri mu bana 8 b'iwabo. Asiya Mutoni yakoze filime nyinshi zitandukanye mwagiye mukunda cyane rwose, murazikunda mu buryo bwose butangaje. Ngira ngo mwagiye mubona ibihembo Asiya Mutoni yagiye abona, cyane cyane byagiye bimuzamura bigatuma izina rye ritumbagira rikagera kure nk'uko yabyifuzaga. Ni kenshi abana b'abakobwa bifuza ibintu ariko ntibabigereho, Asiya we inzozi ze zabaye impamo. Asiya Mutoni watangiye amashuri akayatangirira kuri Remera Gaturika, ni ikigo kiri hariya mu mujyi wa Kigali, cyagiye kigaho abasitari benshi cyane, by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Kigali muri biriya bice bya za Remera. Asiya Mutoni akaba ariho yigiye amashuri ye abanza. Yakomeje amashuri yisumbuye kuri Lycée de Nyanza, ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Bivuga ko yaje kurangiriza nanone mu kigo kimwe kiri hariya i Gasogi, akaba yarakizemo ibijyanye n'ubukerarugendo. Uyu mukobwa rero wakomeje kwigarurira imitima ya benshi, cyangwa se uyu mudamu, uyu munsi turo tubivuga cyane ko yabaye umudamu. Yize no muri kaminuza ya UTB, aho yakuye impamyabumenyi nyine ariyo y'ubukerarugendo. Yayize rero ubukerarugendo, cyane cyane ntekereza ko abakobwa benshi bakunze kwiga ubukerarugendo, cyane ko ari hamwe bakunze kugaragariza ko bashoboye kuvuga, ari hamwe bashoboye kugaragariza uburyo bwo kuyobora abantu. Asiya Mutoni akaba yararangije amashuri ye yose nk'uko yabyifuzaga, nk'uko nanone yabyivugiye. Akaba rero yaramenyekanye muri filime twababwiye hejuru, akaba yarigaruriye imitima y'abari mu Rwanda ndetse n'abatari mu Rwanda, by'umwihariko abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Bakaba baragiye bunguka byinshi, bakaba baragiye bagira amahirwe atandukanye yo kugira impano bagiye bakura kuri Asiya Mutoni. Asiya Mutoni bivugwa ko yatangiye rwose ibijyanye no gukina filime, cyangwa se kugaragaza ko afite impano akiri muto cyane. Bikavugwa ko ababyeyi be bagiye bamutera ingabo mu bitugu, cyangwa se bagiye bamufasha mu rugendo rwe. Asiya Mutoni yakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda, by'umwihariko muri izo filime nababwiye. Ntabwo twabura kubabwira kandi ko Asiya Mutoni yakinanye filime n'ibyamamare byo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Filime zikaba zaragiye zikundwa cyane mu buryo butangaje. Akaba ari umukobwa wo mu idini ya Isilamu, akaba yarazwiho kwambara neza akikwiza, akamenya kandi no kuvuga, akavuga neza. Bigaragara ko nimba yarize ibijyanye n'ubukerarugendo, akenshi kuvuga bigomba kuba intego. Asiya Mutoni wakinye filime nk'uko nabibabwiye zirimo ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili, aho yakinanye n'abasitari bakomeye harimo uwitwa Kigozi wo muri Tanzania. Mwagiye mubona filime zitandukanye. Asiya Mutoni akomeza yivugira ko umwuga wa filime wamubereye inzozi nziza kandi inzozi zishoboka, nyuma y'uko yinjiye muri muzika ariko ntaze kubibonamo amahirwe. Bituma rero avuga ati filime rwose yambereye ikintu gitangaje, nyuma y'uko hari amarembo menshi nari naragerageje gufungura ariko aranga. Twababwira ko muri ayo marembo hari n'abatabizi. Asiya Mutoni akaba yarabaye umunyamakuru, akaba yarakoze kuri televiziyo yitwa Goodrich iri hano mu Rwanda. Yakoze ibiganiro bitandukanye, by'umwihariko ikiganiro cyavugaga ku rukundo. Yakoze byinshi rero kugira ngo agire ubumenyi, agire amafaranga, abone ubuzima, ariko ntibyamuhiriye maze bigeze mu mwuga wa filime. Ni ukuri ndababwiza ukuri, Imana ahise imufungurira amarembo.
nk'uko rero nabibabwiye yagiye agira amahirwe menshi cyane, by'umwihariko abamuteze amatwi barushaho kuba benshi, bituma na YouTube ibona imikorere ye n'imikoranire ya YouTube, maze imuha igihembo gikomeye cyane, igihembo gishimwa na benshi cyane, maze bagafata mikoro n'amakamera yabo maze bakabwira abakunzi babo ko babashimira. Asia Mutoni nawe rero yarashimye cyane nyuma yo kubona igihembo cya YouTube cy'umukobwa wakoze neza kandi agakora agira abasubscribers benshi bakazamuka ku rwego mu by'ukuri rwari rushimishije. Asia Mutoni akaba azwiho kugira urukundo rutangaje, aho ashobora kukwereka rwose ko gusekera ukumva uguwe neza, akamenya kandi kuvuga yitonze, avugana ikinyabupfura n'urugwiro. Akaba rero yararongowe n'umusore w'umunyarwanda wari utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko baza kubana. Asia Mutoni ubukwe bwe yabugize ibanga kuko ntabwo yabushyize ku karubanda nk'abandi basitari benshi muzi. Ubukwe bwarabaye, hari amashusho make yagiye ajya hanze agaragaza ko Asia Mutoni yabashije gushaka umugabo, bakaba ndetse uyu munsi babana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Asia Mutoni akavuga ko mu by'ukuri gushaka umugabo byamuteye irungu rikomeye cyane, nyuma y'uko umugabo we amugejeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaramubwiye ati rero ugomba kwicara hano ukamenyera ubundi buzima. Byatumye rero avuga ati mu by'ukuri nirirwa mu rugo, umugabo wanjye ajya ku kazi kandi agira akazi kenshi, agenda mu gitondo akaza nimugoroba, ubwo nanjye rero nkirirwa mu rugo. Nagize irungu rikomeye cyane, nababwiza ukuri. Yagize irungu rero nyuma y'uko n'ubundi mu bintu bigaragara murabizi, yakundaga kuba ari muri shooting, yakundaga kuba ari ku mbuga zitandukanye za murandasi, by'umwihariko nka YouTube, atanga ibiganiro bitandukanye, ariko aravuga ati mu by'ukuri nagize irungu ridasanzwe. Asia Mutoni muri 2023 nibwo yibarutse umwana mwiza cyane ukunzwe n'ababyeyi nk'ibisanzwe. Akaba rero yaratewe iteka n'Imana. Ni byiza nyuma yo gushinga urugo, nyuma yo gushaka urugo, maze ukagira n'umugisha ukabyara, biba ari amata abyaye amavuta. Niyo mpamvu nawe nkwifuriza kugira urugo, abatarufite nimwihangane, nimukomere, ejo Imana izagobora. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Hamagara kuri iyo nimero maze muganire, muhuze nawe agufashe. Tukibabwira kuri Asia Mutoni wakunzwe n'abatari bake cyane hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Twababwiye byinshi kuri Asia Mutoni, ariko kuri uyu munsi ndatekereza harimo byinshi mutari muzi, ndetse harimo n'abibazaga ngo ese yararongowe cyangwa ntiyarongowe, ese Asia Mutoni ko atakigaragara. Impamvu nyirizina ni iyo ngiyo twagiye tubabwira haruguru. Impamvu nyirizina nuko yashinze urugo maze agahindura ubuzima bwa buri munsi yabagamo, ubuzima bwa buri munsi yabanaga n'abakunzi be. Asia Mutoni wakunzwe n'abatari bakeya, na bugingo n'ubu ushobora kuba uriho wibaza ngo ese mu by'ukuri Asia Mutoni yazagaruka mu mwuga wa sinema, cyane ko yagiye avuga byinshi kuri uyu mwuga wa sinema. Avuga ati twatangiye abantu babona tumeze nk'abakina ikinamico, ariko uyu munsi turashimira Imana ko filime zacu zagiye zigarurira abanyarwanda benshi, bakaba badukurikirana mu buryo burambuye, mu gihe bajyaga batunenga ko dukina amakinamico ibyacu atari filime, bakikundira filime zo mu bihugu bya Tanzania, Nigeria ndetse n'ahandi muri Afurika, maze bakongeraho no gukunda filime z'i Burayi, tutibagiye ko ziba zanasobanuwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Akavuga ati rero twarakoze
twarakoze kandi dukora ibyiza bishimwa abantu bakira ibyo dukora, abantu bakira filime, ariko jyewe ndi umwe mu bamaze kugira irungu, kuko mu by'ukuri ntarashaka umugabo, ntarabyara ngo nonse, nabanaga n'abantu umunsi ku munsi, nkabana nabo mu biganiro, nkabana nabo kuri YouTube channel yanjye aho natambutsaga filime. Abanyarwanda rero bakaba bariho babwira Assia Mutoni ngo niyongere agaruke, yongere abahe show, cyane ko barayikunze ari benshi cyane. Aravuga ati rero mu by'ukuri gushaka umugabo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Gushaka umugabo biba ari byiza mu buzima bw'umwana w'umukobwa wavutse akavuka neza, akavukira ku babyeyi badafite imiziro yatuma badashaka. Ni byiza rero kuba narashatse umugabo, ariko ntababeshye nagize irungu kuko umugabo yangize bize, nyamara mu by'ukuri no kuba yaramugize bize nawe yabigizemo uruhare. Ntekereza ko nubwo yaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashaka guha abakunzi be nanone ibyishimo yabikora, ariko nimba ari bwo bushake bwe, nimba ari wo mutima, nyine ntacyo twabihinduraho. Nshuti bakunzi, nshuti zacu zakadasohoka, reka mbashimire ku kiganiro gitoya tuganiriye, by'umwihariko tuvuga kuri uyu mwari, kuri uyu mudamu w'umunyarwanda Assia Mutoni mwakunze muri benshi, by'umwihariko mukaba mwari mukeneye kumenya amakuru ye agiye atandukanye. Ndizera ko munyuzwe, ndizera ko byinshi mutari muzi, byinshi mutari musobanukiwe kuri Assia Mutoni, umunyarwandakazi, ubu akaba yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko akaba yarabaye umugore ndetse akaba yaranibarutse, akavuga ati nagize irungu. Rero twariho tubasobanurira byinshi. Assia Mutoni yakoze umuziki biranga, yagiye mu itangazamakuru biranga, n'ibindi byinshi cyane, ariko yaje kugirirwa amahirwe, agira amahirwe muri filime, ibintu bigenda neza, nubwo avuga ati nagize irungu. Reka mbashimire, mbifurize amagara mazima, ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha. Banza wumve nako kantu, ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Hamagara kuri iyo nimero maze muganire, muhuze nawe agufashe.